gutangiza iminsi 16 y'ubukangurambaga bwo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina muri uyu mwaka wa 2022 ku rwego rw'igihugu byabereye mu murenge wa Kagano mu karere ka Nyamasheke. Ni ubukangurambaga bukorwa ku isi hose, mu Rwanda bukaba bufite insanganyamatsiko igira iti dufatanye twubaka umuryango uzira ihohotera. Minisiteri w'uburinganire n'iterambere ry'Umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette avuga ko muri ubu bukangurambaga bazarushaho kwegereza serivisi abahuye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, ndetse banibutsa abaturage kwira ihohotera ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Harimo ibikorwa n'ubundi bijyanye no gukomeza guha serivisi zikomatanyije ku bahuye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, zisanzwe zitangwa, ariko n'ukongera kwibutsa izo serivisi no kuzizana hafi kugira ngo abantu bazibone, cyane cyane gukangurira abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko kugira ngo tugerageze kukirwanya. Bizaganiro bizatangwa mu nteko z'abaturage, mu muganda, mu mugoroba w'imiryango. Ihohotera rishingiye ku gitsina riracyari imbogamizi ku mibereho myiza y'abatuye isi, by'umwihariko abagore n'abakobwa. Ubushakashatsi bw'Umuryango w'Abibumbye bugaragaza ko nibura umwe mu bagore batatu bari hagati y'imyaka 15 na 49 mu buzima bwe nibura akorerwa bumwe mu bwoko bw'ihohotera rishingiye ku gitsina. Umuyobozi w'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku bagore UN Women mu Rwanda, Janet Kem, akavuga ko abatuye isi bakabaye bibaza ku cyakorwa kugira ngo iri hohotera riranduke, agashima intambwe u Rwanda rwateye. Ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa riracyahari kandi twese turabizi. Ikibazo gihari ni kuki iri hohotera rikomeza kubaho. Ese niki twakora, yaba dukoreye hamwe cyangwa se umuntu ku giti cye, kugira ngo turirandure? Ibyo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda barimo gukora birimo kunoza uburyo bwo gukusanya imibare, kuyibika neza no kuyikoresha mu gushakisha abanyabyaha. Ni isomo ryiza abandi baza kwigiraho. Icya kabiri ni serivisi zitangwa muri Isange One Stop Center, biri gukurura ibindi bihugu byo ku isi kuza kureba izo mbaraga igihugu kiri gushyira mu kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Mu gutangiza iminsi 16 y'ubukangurambaga bwo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, imiryango 107 yo mu karere ka Nyamasheke yiganjemo iyabanaga mu buryo butemewe n'amategeko nayo yasezeranye byemewe n'amategeko. Igikorwa nacyo gitanga umusanzu mu kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Ihohotera rishingiye ku gitsina risobanurwa ko ari igikorwa icyari cyo cyose gikorewe umuntu atabishaka, haba ku mubiri, mu mitekerereze, ku myanya ndangagitsina no ku mutungo, akagikorerwa kuko ari uw'igitsina gore cyangwa gabo. Abaturarwanda bose bagasabwa kugira uruhare mu kurandura iri hohotera, birinda kurihishira kugira ngo uwarikorewe ahabwe serivisi akeneye, ndetse n'uwarikoze abihanirwe. Inosa haba umugisha, Radio Sarusi mu karere ka Nyamasheke.